Haleluya. Uyu munsi isomo turi bwige turi bwifashisha igiti. Igiti kigiye kutwigisha imbuto ebyiri z'umwuka, izo Pawulo yandikiye Abagalatiya. Igiti tugiye kucyifashisha kitwigishe urubuto rwo kwihangana, kitwigishe n'urubuto rwo kugira neza. Amen. Wahita wibaza ngo mbese igiti cyanyigisha kwihangana gute? Ese igiti cyanyigisha kugira neza gute? Imana irema bino bintu byose tureba ku isi, yabiremye ku buryo buri kintu cyose cyuzuzanya n'ikindi. Umumaro kimwe gifite uba uri uw'agaciro ku kindi kintu. Nk'uko tubona izuba rifite akamaro ku bimera, rikagira akamaro ku nyamaswa, rikagira akamaro no ku muntu, niko n'umuntu nawe agira akamaro ku bimera, kandi ni nako ibimera nabyo bigira akamaro ku muntu. Rero uyu munsi nifashishije igiti kugira ngo kibashe kutwigisha izi mbuto ebyiri. Wakwibaza ngo mbese kuki utayifashishije zimwe mu ngero zo muri Bibiliya ukifashisha igiti? Nuvuge ngo tubwire kwihangana nk'ukwa Yobu, nuvuge n'abandi gutyo gutyo, ukifashisha igiti. Haleluya. Nifashishije igiti kugira ngo kize kudufasha, kuko ari ikintu buri muntu wese areba akabasha kucyitegereza, akabasha kukibona. Kandi nacyifashije kuko ari ikintu duhura nacyo mu buzima bwa buri munsi. Munyemerere dusome mu Bagalatiya ibice 5. Amen. Turasoma duhere ku murongo wa 22. Haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo ni amategeko abihana. Haleluya. Uyu munsi rero ndumva turi buganire kuri zino mbuto ebyiri Pawulo yandikiye Abagalatiya. Yabandikiye imbuto nyinshi z'umwuka, ariko munyemerere mvuge kuri zino mbuto ebyiri kuko ari urubuto umukristo adakwiriye gutakaza, ari urubuto umukristo akwiriye kugira kuva avutse kugeza apfuye, kuva akize, yaba akize cyangwa akennye, ashonje cyangwa ahaze. Ni imbuto umukristo akwiriye kugira, ntakwiriye kuzitakaza. Yesu ashimwe. Urubuto rwa mbere ni urubuto rwo kwihangana, urubuto rwa kabiri ni urubuto rwo kugira neza. Ndibwifashisha igiti kugira ngo kidusobanurire byinshi kuri iyi ngingo. Haleluya. Mu buzima bw'igiti kijya gihura n'imbogamizi 3. Imbogamizi ya mbere, iki giti iyo bakigitera kigira ikibazo cy'uko ahantu bagiteye ahantu kitamenyereye, kikagorwa no kwiyakira muri ubwo buzima. Rimwe na rimwe kikagwingira, ubundi amababi yacu akuma, ariko nubwo yuma nikijya gicika intege, kirakomeza kikihangana, kikavuga ngo ahari imvura y'ukwa 9 izagwa ihansange, isange nyikiri muzima, nzongera nkure nanjye mpinduke igiti cy'inganzamarumbo. Mu buzima bwacyo rero iyo kikigera aho hantu kigerageza kurwana no kwisanisha naho. Nimba bagikuye ahantu hari intungagihingwa nyinshi, kigerageza bakakijyana ahantu hari intungagihingwa nkeya, kigerageza kwisanisha n'ubwo buzima kugira ngo kibashe kubaho. Imbogamizi ya kabiri, iki giti iyo bagiteye mu gukura kwacyo kigira ikibazo cy'uko amatungo acyona ndetse akacyangiza. Rimwe na rimwe amatungo nk'ihene akunda kubirishaho ibyo biti, cyangwa se inka, ndetse n'abantu nabo ntibaba bacyoroheye kuko banyuraho abakivuna amashami, abakivuna umutwe, ariko kigakomeza kikihangana, kikarwana n'ubuzima, kikavuga ngo sinshobora kuma, kigategereza, kikavuga ngo ahari nanjye nzaba igiti cy'inganzamarumbo. Nubwo amatungo ari kunyangiza, ariko hari igihe kizagera nanjye nkaba igiti cy'inganzamarumbo. Nubwo abantu batanyitayeho, ariko hari igihe kizagera nanjye bigasobanuka. Iyindi mbogamizi ya gatatu, iki giti iyo gikuze kijya kigira ikibazo yuko batajya bakireka ngo gikomeze kibeho, ahubwo baragitema. Hari abagitema bagiye kugicana, hari abagitema bagiye kukigabura amatungo, hari n'abagitema bagiye kugikoresha iby'ubugeni, ibikoresho by'ubugeni cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi, ariko nikijya gicogora kirakomeza kikagira neza. Amen. Rero tugiye kureba amasomo 3 twakwigira kuri kino giti. Amen. Ndabizi neza ko turi bugire ikintu turi bukuremo, ndabizi neza
ndabizi neza ko muri aya masomo turi bugire ikintu dukuramo. Haleluya. Isomo rya mbere turaryigira muri iyi mbogamizi ya mbere igiti gihura nacyo. Natwe muri buno buzima hari ubwo duhura n'ubuzima tutamenyereye. Wari waramenyereye kubaho ufite ababyeyi babiri ariko ukisanga usigaranye umubyeyi umwe, cyangwa ukisanga uri imfubyi ku babyeyi bose. Ubu buzima kuko utabumenyereye nabwo ukagorwa nabwo. Rimwe na rimwe hari ubwo waramenyereye kurya kabiri ku munsi ukisanga ugurara ukabwirirwa. Rimwe na rimwe hari ubwo waramenyereye kuryama kare ukisanga uri kuryama mu muhanda ukabyuka nijoro kugira ngo abantu batakubona. Ubuzima rero kuko buba ari bushyashya kuri twe dukwiriye kubwihanganira. Igiti nacyo ntikijya gicogora, ahari kiba gitegereje ngo imvura yo kwa cyenda igwe, kiba gitegereje imvura yo kwa kabiri. Natwe n'ubwo ubu buzima hari ubwo tugeramo ari bushyashya kuri twe, dukwiriye kwihangana kuko hari igihe bizasobanuka rata, hari igihe bizagenda neza. Hari igihe ubu buzima bukugoye, ubu buzima ubona ko utamenyereye, hari igihe bizakunda Imana igahindura amateka, nawe ukabona ko ari ibintu wakwiyakira ukabiboneramo umugisha. Yesu ashimwe. Isomo rya kabiri twakwigira ku giti ryo kwihangana. Iki giti nubwo amatungo acona ariko cyo ntikijya gicogora, nubwo abantu bakivuna umutwe ariko kiremera kigakuza amashami. Natwe nubwo ubuzima wabaho wangwa n'abantu, ukabona nawe ukwitayeho, ukabona nawe ugucira akaruru utega, ukabona nta muntu ukuvugisha neza, jya wihangana, hari igihe bizasobanuka. Iki giti iyo gikuze kikera imbuto, abantu batangira kukirinda. Nyiracyo atangira kukirinda bagiteramo imijugujugu, nyiracyo atangira kukirinda abacyangiza, nyiracyo atangira kukirinda ba rushimusi. Nawe komeza wihangane, hari igihe kizagera bigasobanuka, nawe ukitabwaho nk'abandi bana, nawe bakakuvuga neza nk'abandi, nawe bakaguha agaciro nk'abandi, nubwo batajya bagutumira mu bukwe kuko babona ko nta ntwererano wabaha. Humura, hari igihe kizagera invitasiyo zikazajya zigerekeranye zihererekanywa kugira ngo zikugereho. Hari igihe bazagutumira ukaza mu nama y'umuryango, nubwo ubona batagutumira kuko nta jambo ufite, ariko hari igihe bizasobanuka. Iki giti kirihangana nubwo gihura n'uko ubuzima bugoye, nubwo gihura n'ibyo bigeragezo, nubwo gihura n'uko batacyitayeho, ariko kirihangana kuko kiba kizi ko hari igihe kizakura nacyo bakacyitaho. Yesu ashimwe cyane. Isomo rya gatatu ni isomo ryo kugira neza. Turi bwigire kuri kino giti. Iki giti nubwo gihura n'ibyo bibazo byose byo kwangwa n'abantu n'amatungo ndetse no kwangizwa ndetse cyanakura bakagitema, iki giti ntikijya gihwema kugirira neza abantu n'amatungo. Iyo kikiriho kiba kirimo kirakura imyuka ihumanya yatejwe n'abantu mu kirere, ikindi kiba kirimo kirabaha umwuka wo guhumeka, ikindi iyo kikiriho gituma ahantu hagaragara neza. Ndetse iyo gikuze bahita bagitema, ariko ntikijya gicika intege kugira neza kwacyo. Uzi ko bagitema bakakijyana mu ziko kikagira neza, bakagitekesha ibiryo bigashya abantu bakarya. Uzi ko bagitema bakakigabira amatungo agashisha akabyibuha, ndetse hahandi yataye umwanda wayo ibindi biti bigakura. Iki giti hari n'abagitema bakagitwikira munsi y'ubutaka kugira ngo gihinduke ikara, ariko ntikijya gihwema kugira neza abantu. Ryakara bararifata bakaritekesha ibiryo bigashya. Iki giti iyo bagicaniye gihinduka ivu. Ryavu ntabwo rihinduka imfabusa. Bamwe baryogesha isafuriya, uzi isafuriya bogesheje ivu ukuntu ibikeye, baryogesha isafuriya bakayiryogesha ibindi bikoresho. Iri vu si ibyo gusa, barijyana mu murima bakarihindura ifumbire. Iki giti mu buzima bwacu nubwo buba bugoye, ariko ntikijya gihwema kugira neza abantu. Cyaba ari kikiriho baba bagitemye, ntikijya gihwema kugira neza abantu. Natwe rero nk'abantu ntidukwiriye gucogora kugira neza. Twaba dushonje dukwiriye kugira neza, twaba duhaze dukwiriye kugira neza, twaba tubayeho neza dukwiriye kugira neza, twaba uko
ko ubuzima bwawe bumeze uko ariko kose, uru rubuto rwo kugira neza ntidukwiriye kurutakaza mu gihe tugihumeka. Uru rubuto rwo kwihangana ntidukwiriye kurutakaza mu gihe tugihumeka. Nuzajya ugera mu bigeragezo, uzajye witegereza igiti, urebe ubuzima kibayemo, kikwigishira aya masomo abiri, isomo ryo kwihangana n'isomo ryo kugira neza. Ntituzacogore ngo umuntu yaraguhemukiye ngo nurangiza ngo nawe umuhemukire, ahubwo jya umugirira neza, nawe abone iyo neza y'Imana, abone ko ubuntu bwa Yesu Kristo bwakojeho. Yesu ashimwe cyane. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Imana ibaha umugisha, kandi ndizera ko uyu munsi hari ikintu dukuyemo, kandi hari ikintu igiti kitwigishije. Imana ibaha umugisha. Imana ndagushimiye kubwira ijambo, ushimiye ko data mwiza wongeye kuduhuguza ibyo waremye, ko dukwiriye kugira urubuto rwo kwihangana, ndetse dukwiriye no kugira urubuto rwo kugira neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi ndagushimiye ko wongeye kutwibutsa ko mu gihe tugeze mu bigeragezo, tugiye gucogora, tuzajya twitegereza ibyo waremye, bikatwigisha isomo ryiza ry'ubuzima. Izina ryawe nirihimbazwe mu izina ryawe Yesu. Amen.